Ni amakuru ari gukomeza kubabaza abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri ibi bintu byaje kuza kuba byaba kuri aba bageni. Nk'abantu mwe, ikintu nakubwira nuko iyi si ari ukwitonda. Iyi si, ubu buzima tubaho buri munsi, ubu buzima ni ukwitonda. Ibya bindi abantu bakunze kuvuga ngo isi yameze amenyo. Mw'abantu mwe, birarenze cyane, birababaje cyane, ndetse n'ikigaragara ko Satani kuri ubu ngubu ari gukora cyane kugira ngo azabone abo barimbukana. Ibintu bibaye kuri aba bageni biteye agahinda. Imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, abantu benshi bari kugaruka kuri iyi nkuru ya Anita ndetse na Roy. Ibintu byaje kuza kuba byababaho biteye agahinda. Uyu musore ndetse n'uyu mukobwa witwa Anita uri urareba kuri iyo screen yawe, barateretanye, barakundana, bemeranya kubana. Ariko kandi ngira ngo murabizi, hari igihe ugira abantu donc ukabuzi ngo uyu muntu uri iruhande rwanjye mu by'ukuri niwe ngomba kubwira ibintu byose, niwe nshuti yanjye, nta kintu ngomba kumuhisha. Kumbi uko uri kugenda ubimubwira, ahubwo umujinya niko ugenda wikuba. Donc tuvuge uri umukobwa, ufite inshuti yawe y'umukobwa, mwese murateretwa, ariko ugasanga wenda umwe agize gahunda mbere. Gira ngo ni ibintu bisanzwe bibaho. Ugasanga wenda umwe agize gahunda mbere, umusore murakundana, bigenze gutya, aragutwaye, wowe usigaye aho ngaho, donc ugatangira kwiremamo ibintu by'amashyari ngo waragiye, ngo arantanze, waragiye. Nyine akumva ntabwo bimushimishije. Anariho Satani wenda ahita ajya mu matwi y'uwo muntu akavuga ati mwoka byaramwe, none wabigenje gutya, none ko nziranye n'akanaka yagwereza ibi bintu ntabwo wazabimwa, kubera ko uwo muntu uramutrustinze, ugatangira ukamushyira mu byaha. Kandi tayari yari inshuti yawe, ariko yahindutse umwanzi wawe. Cyangwa se ugasanga ufite abantu, mugira ngo murabizi, nta muntu ukundwa n'abantu bose kubera ko ntabura amafaranga. Ugasanga donc umuntu akwanga nta kintu umuhuriyeho, gusa ukabona umuntu ngo ndamwanze, nta n'icyo mupfa. Ibyo bintu biriho muri iyi si kubera ko nyine kamere y'umuntu niko imeze. Anita rero n'uyu musore barakundana, bakundana gutyo muri ubwo buryo, ndetse n'abo bantu babafite. Byageze igihe uyu mukobwa ndetse n'uyu musore barasezerana, ngira ngo bapanze ubukwe, bapanga ubukwe, ariko ntabwo imihango yose bayikorera rimwe. Urumva bagiye gusezerana mu mategeko, hanyuma arabakora uburyo wenda ngo basaba no gukwa, bikabanza mbere umunsi wabyo, hanyuma hagakurikiraho kujya mu rusengero ndetse na reception, hanyuma abageni bagataha mu rwabo. Arababikora gutyo kugira ngo, ntago nzi impamvu wenda babikora gutyo, ariko arabavuga ko ari ibintu bisipeni. Aba bageni babanje gusaba no gukwa, birarangira. Ariko muri uku gusaba no gukwa, ba bantu nakubwiye ngo baza mu buzima bwawe, hari ibintu byinshi bibagenza. Ba bantu umujinya wabo wari watangiye kuzamuka, donc aba bombi bafataga nk'inshuti. Birarenze. Imijinya yatangiye kuzamuka bitewe n'ubu bukwe bwiza aba bombi bagiye gushyira, donc amashyari. Hanyuma bigeraho, ngira ngo bari bapanze dote, reception iraza nyuma. Hanyuma ubwo bajyaga mu rusengero ndetse na reception, ibintu byaje kuza kuba byaba kuri uwo munsi biteye agahinda, birababaje cyane. Ibintu byaje kuza kuba byaba kuri uyu musore witwa Roy, biteye agahinda mw'abantu.
birababaje cyane, biri gushengura imitima y'abantu benshi cyane. Uyu musore ndetse n'uyu mukobwa uri urareba kuri iyo screen yawe bagiye gusezerana mu rusengero. Bavuye mu rusengero, murabizi reception bireba umusore, barangije baza muri reception rwose, baranywa, bararya, barabyina. Hanyuma mu gihe reception yari isa nkaho irangiye, mbere yaho uyu musore hari zimwe mu nshuti ze, nkuko pari yabakwicaye iruhande kwakunda bakugaragiye, ukajya umwongore umubwira ati se ko ndi kumva ubuzima biri gutangira kwanga, ko ndi kumva umubiri biri kwanga, ni ukubera iki? Donc ntabwo ndi kwiyumva neza. Abwira pare ndetse na bamwe mu nshuti ziwe bamwegeraga bari bamwambariye, akagenda babwira ati nyamaze ndi kumva nacitse intege, ndi kumva rwose ntameze neza mu nsengero, sinzi ukuntu ndi kwiyumva, sinzi impamvu. Hanyuma ibintu birenze bibabaje cyane, reception ikirangira, donc uyu musore ndetse n'uyu mugeni, uyu musore reception ikirangira yarangije yumva noneho yacitse intege. Ibaze noneho kuba umugeni, noneho ntabe yanategereza ngo ndajya kubitara ejo. Ava muri reception nabwo avamo itarangiye, barihutisha, bihutisha ubukwe kubera ko bari babwiye MC ko uyu musore atameze neza. Hanyuma uyu musore ava muri iyi reception, barangije vuba vuba yihutira ku bitaro. Hashize iminota mikeya cyane, iminota itageze no ku minota 20, uyu musore ibye byahise birangira ako kanya. Inkuru y'aba bageni ibirangiye gutyo, uyu musore yitahiye nyuma ya reception, nimo gupfira muri reception. Ibintu byaje kuza kuba byaba kuri Roy biteye agahinda, aho abantu benshi bari kuvuga bati yararozwe. Urumva ukuntu yafashwe n'ukuntu nyine, urumva yarogewe muri ubu bukwe, birangira yitahiye. Impamvu bankugezaho inkuru nk'izi ngizi ni ukugira ngo umenye abantu uhitamo, know your friends, kubera ko muri iki gihe ibintu byarahindutse. Satani ariho arakora cyane. Ikintu cyitwa amarozi, kumva ngo umuntu yitabye Imana ngo ni amarozi, kandi koko abantu bakazana facts. Yego nko muri leta uburozi ntabwo bwemewe rwose, nta nubwo wajya kurega umuntu ngo urango yanduze, kuko nyine urumva nko mu rukiko hakora imibare n'ibimenyetso. Urumva ntabwo uburozi ubanza butagaragara. Ntabwo ndabubona, ariko uburozi ubanza butagaragara. Niba busa umweru, niba busa umukara, niba busa icyatsi, ntabwo mbizi. Birarenze cyane ibintu byaje kuza kuba byaba kuri uyu musore bitewe n'uru rupfu yaje kuza kuba yakwitaba Imana gutya. Byanyibukije stories zimeze gutya, ndi kubabwira ngo kumenya abantu bari iruhande rwawe, your friends. Nza kumenya amakuru ya bamwe mu bantu bagiye bakora baby showers, bakora baby showers bikarangira birangiye gutyo, haba umwana haba nyina bose bigenze gutyo, bitewe n'icyo kintu cy'amashyari. Abantu urabizeye, izi ni inshuti zanjye bandi iruhande, ariko bikarangira umwe, nkuko Yesu yari afite intumwa 12, yari afite intumwa 12, hakavamo Yuda. Ugasanga umwe cyangwa babiri bagiye inama baturamusenzi tumurangiza. Uramusenzi urabuzana, uramushyiriraho, birahita birangira gutyo. Cases kazingahe nagiye numva
ugasanga umuntu apfuye nyuma ya baby shower, cyangwa se ugasanga bamuroze ibyo kuvuga ngo uzajya kubyara nawe nugera ku iseta bite birangira. Donc bikanga neza uburozi se, abarozi bariho ku buryo avuga ngo uyu muntu ndamuruga gutya ku buryo bizagenda gutya. Ni n'abavuga ngo hari ubutaraza, anarivuga uyu mugabo bamuhaye ubwo yari mu bukwe bwiwe yamurugiye muri reception amasaha ngahe yonyine ni nko gupfira muri reception. N'abantu mwe biteye agahinda iby'iyi minsi, ariko kandi nasomye ni muri Bible, abemera Bible byahishuwe muzashakira iyo somo rivuga ngo mumenye yuko mu minsi y'imperuka azaza ibihe birushya. Abantu nta urukundo ruzaba rwarakonje, abantu ngo bazaba bakunda amafaranga, bakunda bla bakunda birarira, mbese ibintu bizaba byaradogereye. Iyo urebye ibi bintu bavuze ubu usanga ari byo biri kuri ubu. Umwana arica ababyeyi be, umugore arica umugabo we, umugabo akica umugore we, ukumva ngo umukobwa ngo yabyaye umwana yamushyize muri wese, ukumva ikintu cyitwa amafaranga ugasanga umuntu yagize amafaranga ikigirwamana cye, yigize umuntu udakorwaho kubera ko I have money, ntabwo nshobora gusenga kubera ko ibyo nashakaga narabibonye. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Birarenze cyane ngayo nguko ni ibyo bintu byaje kuza kuba by'abakuru abageni. Nabonye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye abantu benshi bari kugenda bababazwa nabyo, babisanisha no muri iyi minsi uburyo ibintu byagiye bihinduka, uburyo Satani asigaye akora cyane, uburyo Satani asigaye yarihanze mu bantu, ugasanga umuntu akoze ikintu like kagase ni wowe ukoze ibintu bimeze gutya. N'abantu mwe birarenze cyane. Murabizi ndabakunda cyane, nitwa Shadu. Niba utarakanze subscribe ubikore kugira ngo tujye tubana 5/5. Rest in peace Lord. Ndetse twifurije gukomera Anita, n'ukuri akomere cyane. Stay strong Anita. Birarenze cyane kubura umuntu wakundaga, noneho abantu bavugaga bati ibyishimo ibaza uko ni bukwe burangiye, abantu babagenda bari kuvuga bati burabukwe bwari bumeze neza, burabukwe habuzemo iki ngiki, burabukwe rwose bari baberewe, bagataha bifashe ku munwa. Donc aramarira gusa kuri icyo kintu cyumva birarenze cyane. Ndabakunda ngaho, reka njyewe dukomeze tubane uzindi nkuru.